Gafaranga ari we wenyine uhohoteye umugore kuba afunzwe navuga ngo afunzwe nyine kuko ni umustar kandi ni umuntu w'Imana. Urugo ni ishuri rirerire umuntu atakwiga ngo afate. Urumva bari baberanye yarasenye akora divorce n'umugore wa mbere nago turi bubyinjiremo ba divorce ni nyinshi yego ariko kandi navuga ngo sibo mfura muri divorce sinabo bucura ni urukundo ruke bo mfura kandi sinabo bucura ahubwo murava yego kandi bashaka n'abakundanye kuko badakundana na murava naba yaramwemeye. Urugo ni ibanga ndibaze kugira ngo kumbuga nkoranyambaga bahite bamenya iyi ntambara yo mu rugo rw'ibanga cyageze muri RIB yafunzwe se koko yafunzwe. Bishop Gafaranga yafunzwe umuvugizi wa RIB yabyemeje afungiwe kuri station ya RIB y'Inyamata kuko bateye mu Bugesera. Byabaye Annette Murava inama namugira ndamukunda ni inshuti yanjye niyihangane nuko zobakwa. Murava yagiye kujya mu mategeko byarabanje mu miryango Faranga ari we munyabibazo atandukanye n'umugore wa mbere wa kabiri mutamaranye n'imyaka 5 nawe biranze mu gihe uranafunzwe urumva bwaba ari ubuhamya bubi rukiraho usaba umugore imbabazi n'igihugu imbabazi kuko urumva bashebeje abantu b'Imana kuko buri umugabo wagiye mu bagore benshi atora imico myinshi uburyo ikora umugore wo hanze cyangwa indaya uburyo yitanga bitandukanye nuko umugore wa yakwitanga. Injiye muri RIB abantu bose bagiye kunkoraho inkuru ibibazo biravutse ndajya nyura he ubwo kwicuza wicuje cyane warangije kwicuza muri ruvayo wari rurimo kujyayo ubu nawe buratangiye gushyira ubwenge kujya ati yo ntabana nawe nkasubirana na wa mugore wa mbere ese wenda yo nza gushaka undi nawe wakoze divorce cyangwa ugasiga uri bugutera ibuye ukaza no gutera icumu ukubita umugore ukagera ku rwego ujya muri RIB gufunguza icyaha cyo gukubita umugore no kumuhoza ku nkeke urukundo rugihari bitabikora avuga ati nitugerayo baramugira inama bamwereke ko bamuganirize nano habone ko nangiye kwihangana byananiye nubwo yamukubise ariko aramukunda barabyaranye afite ishusho none se aramureka. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, ikaze kuri mwese tubaha ikaze mwese mudukurikiye cyane kandi turabasuhuje tubifurije gukomera mu byo murimo byose. Birashoboka cyane ko bidashobora kuba bimeze neza kubera impamvu z'ubuzima ariko turakwihanganishe kandi turakubwiye ngo komera. Tuganira na benshi cyane mu buryo bugiye butandukanye twumva ibitekerezo bya bamwe ndetse n'ubujyanama kugira ngo turusheho kwigishanya ndetse no gufashanya muri ubu buzima. Turakurarikira kubana natwe muri iki kiganiro kuko hari byinshi cyane ugiye kunguka amakuru ndetse n'inyigisho ziri buze kugufasha mu ruhande rumwe cyangwa se urundi. Turi kumwe n'umutumirwa by'umwihariko twe n'ubwa mbere tumwakiriye ku Mpanuro TV ariko turi buze kumenyana kandi turi buze kuganira byose biri buze kugenda neza cyane. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza. Biragaragara kabisa biragaragara. Murakoze. Yego reka dutangire twibwira abantu badukurikiye wenda bishoboka ko tugiye kubana ari ubwa mbere ari nabo musanzwe muziranye ariko reka twibwirane kugira ngo bize kugenda neza cyane. Ni Revera Pastor Igihozo Uwitonze Grace. Revera Pastor. Imana ibaha umugisha. Ibyo bibuzeho ntabwo bishoboka cyane. Turi kumwe na Pastor. Urumva iyo mbikoresha bikaburaho ababizi bari guhita bambwira ati ko tukuzi nk'umushumba wacu kuki utagashyizeho. Yego. Ariko ni byiza cyane. Pastor tuguhaye ikaze. Ndajya nikoreshereza Pastor. Yego reka ubanze udushyire imbere y'Imana usengera abantu badukurikiye ubundi tuganire. Mana turagushimiye uri umukozi w'umuhanga cyane uri umugwaneza uroroheje mu mutima. Abantu bose bagiye gukurikira iki kiganiro ubaha umugisha kandi ikiganiro tugiye kugirana kibe ikiganiro cyubaka kitwubake mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri zaba inama byaba ibitekerezo. Umwuka wera bi hano hantu turagushimiye kandi tubigusabye twizeye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen. Amen. Witeka abahire mwese mugiye kubana natwe reka tubabwire ngo mutuze ubundi tuganire. Pastor, mu buryo busanzwe no mu mibereho ya buri munsi dushingiye no kuri post cyangwa se kuri titre yawe wemereye gusezeranya abantu kubana akaramata muri doctrine zanyu n'abagore batwite mwe murabasezeranya. Oya ntago tubasezeranya urumva baba barisezeranye kubera ko mukora iki bo mutabasezeranya
kubera ko urumva ko n'ubundi baba barabanje gukora ibyaha. Yego. Mu mahame y'itorero ntabwo itorero ribyemera, ntabwo tubyemerewe. Ku ruhande rwawe kubera icyo wumva ko utasezeranye umuntu utwite? Urumva n'ubundi baba barisezeranyije, ku ruhande rwanjye n'ubundi ubwabo baba baramaze kwisezeranya. Isezerano noneho ntabwo ari ririya mukora. Isezerano urumva niba tuvuze ngo gusezerana byubahwe n'abantu bose kandi gusezerana kwera kubukwera. Rero bivuze iki? Bivuze ko niba ugiye gusezerana imbere y'Imana ugomba kugenda nyine nk'umukristo, nyine ukagenda ukavuga ati mu bukobwa bwanjye nubashye Imana ariko ngomba no kugenda mu buryo bw'umucyo. Urumva rero iyo uvuze ngo ugiye gusezerana n'ubundi utwite ntago ngende kubyumva neza. Ubu umuntu agusanze akakwinyiga umukobwa ati rwose byagenze gutya narihanye ariko nshaka gusezerana, ntabwo wamusezeranye? Itorero ntabwo ububasha mpabwa n'itorero n'ijambo ry'Imana ntabwo byabinyemerera. Ubwo wambwira ntijyane? Oya, ntabwo namugira inama ngo niyijyane. Urabona nko mu Gatolika barabikora, ahandi barabikora, ariko mu itorero rya Gikristo keretse utabimenye. Kandi ubu hariho ibintu by'uko abadiyakoni babanza kubasaba icyemezo cyo kwa muganga kadatwite, hanyuma za mpapuro baduhaye natwe akaba arizo tugenderaho. Yego, ni byiza cyane. Tugiye kwiganira, turi buze kuza kwisanzura mu buryo bwose kugira ngo abantu badukurikiye babashe kwiga kandi babashe gusobanukirwa. Uyu munsi ndibuze kukubaza nk'umuntu bisanzwe, ariko nako pasiteri turi buze kugenda tukagarukaho, ntabwo turi buze kukirengagiza. Uyu munsi hari kugaragara divorce nyinshi mu buryo bw'imibereho, mu buryo bwo kubana mu buzima bwa buri munsi. Harimo haragaragara divorce nyinshi, kandi izi divorce zikagaragara mu bantu bamaranye igihe gito, batamaze igihe kinini babana. Ku ruhande rwa wenda hari n'ubuhamya ushobora kuba ufite, hari n'ubuzima busanzwe, hari n'isomo, hari n'ibyo ubona muri sosiyete mu buryo busanzwe. Ubona ahanini iki kintu kiri guterwa n'iki muri iyi si turimo? Uruhande mbonamo ruri gutera ino divorce use nayita gute? Kumva divorce ni nyinshi. Yego. Ariko kandi navuga ngo sibo mfura muri divorce, sinabo bucura n'inyuma biracyaza. Nta karaba? Nta karaba, ariko mbona ko biterwa n'iminsi y'imeruka, kuko Satani yaziye bose kandi ari mu isi. Kandi ntabwo turagera ahantu Satani atarasa umwambi. Yego. Kandi nkunda kuvuga ngo urugo rubamo isogi, ukabamo n'ubuki. Yego. Iyo rero ubuki bwabaye buke, isogi ikaba nyinshi. Nimvuga isogi ni za mboga zirura. Yego, wabyumve neza. Hakabamo n'ibiryoshye. Habamo ubusharire, hakabamo n'uburyohe. Hakabamo n'uburyohe. Yego. Rero muri ubwo buryohe hari igihe uburyohe buba buke, ubusharire bukaba bwinshi. Biragoye cyane. Biragoye cyane kugira ngo nyine imitima y'abantu ntabwo ifite kwihanganira kumwe, kuko abantu baba bararezwe mu buryo butandukanye. Kandi haba hari n'ibintu birenze ubushobozi bw'umutima w'umuntu. Navuga rero icya mbere divorce ikintu kiyitera ni urukundo ruke. Urukundo ruke, kuko iyo urukundo ari rwinshi rurenga imbaraga zarwo zirenga ibyo byose. Ariko urukundo iyo rwabaye ruke, ahantu ko yego, banza utange igitekerezo cyawe. Igitekerezo rero nari mfite kiri gutera divorce, nta rukundo rukiba. Sure. Of course. Nta rukundo ruhari mu bantu bo. Urumva Bibiliya, ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yego. Nimba uzi ko ufashe ihwa ukitobora ryakubabaza cyangwa urushinge, nawe wirinde kuri mutobozi. Bivuze iki rero? Bivuze ngo ikintu cyakubabaza nawe wirinde kukimubabarisha. Iyo byanze rero rwa rukundo rukabura, niho hahandi umwe ababaza undi, undi akababaza undi. Navuze rero ngo sibo mfura kandi sinabo bucura. Ahubwo icyo twakora ni ugusenga Imana kugira ngo yongera imbaraga z'ubumana bwayo mu ngo, kuko Satani arwanya ingo. Urugo rwatangiriye muri Edeni, Satani ararurwanya, n'ubu rero aracyarurwanya. Ntabwo Satani akunda ingo, nubwo Imana izikunda, ariko ntabwo Satani azikunda. Iyo rero umwe muri mwe atabaye maso, cyangwa mwese nimube maso, arinjira kandi akarurandura. Muri iki gitondo, cyangwa se muri iki gitondo cyakeye, ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye,
hari gusakara cyangwa se habyutse hamenyekana inkuru yitabwa muri yombi ry'umugabo witwa Bishop Gafaranga, umugabo wa Annette Murava, umuramyi wo uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Nitabwa muri yombi ryabaye uyu mugabo akurikiranyweho icyaha cyo gutoteza uwo bashakanye, ari we mu makuru avuga ko ari Annette Murava. Ni igihe cyari gishize kitari kinini cyane aba bantu babanye bakoze ubukwe babyaye, ariko ubukwe bwabereye mu ibanga. Urumva no gusenya bibereye mu ibanga. Oya, suburi ni mu ibanga. Ntago ubu gusenya byabaye mu ibanga, ariko nubwo wenda tutata dukomplika ko no gusenya byarangiye, wenda uri buze kuza kutubwira niba n'urugo bishoboka ko bakongera bakihuza. Ni ibintu byatunguye abantu benshi bitewe n'uburyo babonaga speech zabo. Bari banafite channel iri mu mazina yombi yabo, Bishop Gafaranga na Annette Murava. Ibintu byose ubona ko ari tamu, ariko abantu baza gutungurwa no kubona inkuru nk'iyi ngiyi ivuga ko, ndetse mu makuru avuga ko hari icyo bita kumuhoza ku nkeke n'ihohotera bishingiye ku gitsina. Kuri muraseka cyane. Urumva no ukuntu nyine ubivuzeho. Yego. Navuga ijambo ryarambwiye ngo Imana irapfusha, twe turapfusha tukarira, ariko Imana yo yapfusha tugaseka. Rero ntabwo iba ari ibintu byo guseka cyangwa byo kwishimira, ahubwo ni ibintu bibabaje. Kandi ni ibintu byo gusengera, kuko urumva ari ikintu nkunda cyane. Imana igirengera abantu b'Imana, abantu b'Imana cyangwa se abantu b'abakozi b'Imana. Akantu kabaye ni ukuvuga ngo ntabwo Gafaranga ari we wenyine uhohoteye umugore. Ni benshi abahohoterwa ahubwo batavuga, nibo benshi cyane. Ahubwo navuga ngo kuba afunzwe, navuga ngo afunzwe nyine kuko ni umusitari kandi ni umuntu w'Imana. Urumva Satani iyo akubise ikintu nk'icyo kikaba ku muntu w'umupagani, tubona ari ibintu bisanzwe. Ariko kuko uhita ushyiraho ni umuramyi, kabiri bari ku gatute baravuga Imana, hanyuma y'imbaraga z'agatute, hanyuma y'imbaraga zo guhanura turi mu mwuka duhanura, hanyuma y'ibyo byose hariho ubumuntu. Gafaranga ni umuntu na Annette nyuma yo kuramya ageze mu buryo yanigana. Oya, ntago ari umuntu wo kunigana, kandi ibintu yakoze ntago twabimushimira. Ni inshuti zanjye, ndabakunda, ibiganiro byabo ndabikurikira. Kandi Annette urumva umwana wo ku Kamonyi, ntago hano hirya Rukoma, ntago twavuga ko iki kibaye. Urugo ni ishuri rirerire umuntu atakwiga ngo afate. Akarero kaba byubona bitakunda kurifata, nta uko bwije nuko bukeye rigenda. Ntavuga ngo nago navuga ngo bizashira burundu, gusa bizahindura isura, bishobora guhindura isura, kuko umunyarwanda niwe uvuga ngo uko bugeye bucya nuko bwije hagenda havuka n'izindi ngeso nyinshi utaruzi ku muntu. Ukibaza ni wa wundi twakundanaga, ni wa wundi twari tumeze gutya, ibintu bishobora guhinduka. Ariko hamwe no gusenga Imana nanone ntago byahinduka ngo bibe bibi gusa tuvuge ngo bizaba bibi ku buryo batabana. Birashoboka cyane ko kariya kakaba gatotsi, ariko Imana ikazongera ikarwunamura bakanabana kandi bakanasazana. Wenda reka duse nk'abagaruka muri background za mbere. Uyu Bishop Gafaranga ajya gushakana na Annette, n'icyatumye ubukwe bubera mu ibanga byari imijugujugu y'abantu babateraga bavuga ati uru rugo ntiruhari. Gafaranga utaye umugore wawe, ufashe umwana w'umukobwa wari ugiye kwibonera undi mugabo mwiza w'umuramyi. Gafaranga ntuberanye n'uyu mwana w'umukobwa. Ntago twavuga ngo ntago baberanye. Ukubera iki? Hari speech mfite hano ya Bishop Gafaranga yagiye gushima Imana mu rusengero. Ukanze ndebe, sorry gato wenda se nk'uyiprayinga gato. Urumva bari baberanye. Ntago twavuga ngo ntago baberanye. Ntago urumva urumva ko Gafaranga yarasenye, sibyo? Yego. Urumva yarasenye, akora divorce n'umugore wa mbere. Ntago turi bubyinjiremo wenda ngo tumenye ngo ntago tujye mujya muri byinshi, ariko tumenye icyo bapfuye mbere yo kugira ngo bashwane. Ariko tuvuge ngo Imana yaramushumbushe cyangwa yaje gushaka nyine Murava. Kandi bashaka n'abakundanye, kuko badakundana na Murava ntaba yaramwemeye. Rero navuga ngo tujyamo, ariko nta kibazo turaza kujya muri za ndani mu kanya dukomeze.
ya navuga rero ngo impamvu ntari buvuge ngo ntabwo bari baberanye kuko urumva barabanye nubwo bino bintu bibaye ahubwo nakibaza ngo urugo ni ibanga nakubwiye ngo abahohoterwa ni benshi ariko batavuga bakihangana urumva ahubwo ndibaza kugira ngo ku mbuga nkoranyambaga bahite bamenya iyi ntambara yo mu rugo rw'ibanga nacyo ndumva cyarenze ubwenge cyageze muri RIB yafunzwe se koko yafunzwe Bishop Gafaranga yafunzwe umuvugizi wa RIB yabyemeje afungiwe kuri station ya RIB y'Inyamata kuko batuye mu Bugesera akurikiranyweho ihohotera rishingiye ku gitsina no guhoza ku nkeke ukabona nako ntabwo turi buze kukarenga si umuntu mwashakanye ubundi yaguhohotera gute kandi bishingiye ku gitsina ntabwo ibyo bintu ubu uruwe ntabwo bivaho se bibaho leta iranabihanira yego ahubwo navuga ngo ibyabaye Annette Murava inama namugira ndamukunda ni inshuti yanjye niyihangane ku ruhande rumwe niyihangane nuko zubakwa nese wamubwiye yihangane niko zubakwa ariko yitabaje amategeko ese wenda tutarajya kure bigenda bite kugira ngo ushobore kuba wageze uwo mwashakanye mwiyemeje kubana akaramata umujyane mu mategeko impamvu bajya mu mategeko buriya Murava yagiye kujya mu mategeko byarabanje mu miryango yarabwiye marene yarabwiye pare byananiranye urumva iyo babwiye barabicaza bakabaganiriza cyane ko yari umwana mu rugo nibwo agishaka ababona ko ari ibintu biri kugenda bimuhindagurikiraho atari yiteze ariko hari ikintu kigira imbaraga z'uburemere ukavuga aho kugira ngo mbure ubuzima nicwe iri foko natambutse ikirego amategeko akabikurikirana uwaba yumva ko nibigera mu mategeko aragarura ubwenge ko buriya gereza ni ishuri hari igihe uhicara wasubiza ubwenge inyuma ukavuga ati se wa mugani ibi bintu nabikoze gute hari n'igihe umuntu abikora ku bw'agacupa wenda ni umukozi w'Imana ntiyanywaga ariko hari igihe umuntu abikora bitewe no guhubuka ariko yasubiza ubwenge inyuma byo kutanywa byo ntabwo turi bihamye kuko nibi nitwaye tuzi ko yabikora reka twizere ko nubwo yabikoze ibyo ari byo byose buriya ntabwo rwa rugo twaruha amahirwe yo kumva ko imijugujugu yatewe ko badakwiranye batabana ngo twumve ko bihise birangira kuko byaba bigaragaje ko Gafaranga ari we munyabibazo ari we mubi kuko nta kuntu wambwira ngo utandukanye n'umugore wa mbere uwa kabiri mutamaranye n'imyaka 5 nawe biranze mu gihe uranafunzwe urumva bwaba ari ubuhamya bubi ntabwo ibyo bintu twabimushimira rwose Gafaranga mugabo w'Imana wahagaze imbere y'Imana ubwiriza ubutumwa bwiza kandi si we mfura mu bigeragezo si nawe bucura n'inyuma haracyari ibindi ariko twavuga ngo garukiraho usaba umugore imbabazi n'igihugu imbabazi kuko urumva bashereje abantu b'Imana abantu b'Imana nyine bose bahita bagaragaraho igitutsi yego reka ahanini ntago nshaka kugira ngo tuze kujya muri byinshi ariko abantu benshi cyane biranagorana cyane kugira ngo uzabone nka case ivuga ko umugabo ahohotera ari gukurikiranwaho icyaha cy'ihohotera rishingiye ku gitsina ku mugore we ase babyagenze bite urumva ibintu waba uri kunyinjizamo byaba ari ibintu biremereye cyane birenze ubushobozi bw'abantu bari kubyumva birenze ubushobozi bw'abantu bari kubyumva ariko ntabwo twamenya ngo yamuhohoteraga mu buhe buryo kuko hari uburyo ushobora kugera mu rugo wenda umugore atari muri situation nziza yo kuba yakinjira muri icyo gikorwa reka tuvuge muri icyo gikorwa mu kinyarwanda kiyubashye noneho wenda we akamuforusa cyangwa se agashaka nyine kumva ko uko amukeneye ariko ari witamubona navuga rero nabwo byaba ari hohoterwa kuko ntabwo ibitekerezo bye n'ubwenge yaba yabishyize ku murongo kugira ngo yinjire muri uwo mwanya yumva ko ari umwanya mwiza wo kubaka urugo kandi nawe nyine urumva aba warajuje kubaka navuga rero ngo ntabwo twamenya wenda ngo bya intandaro yabyo nyirizina nawe uti uba warajuje kubaka ubizi uba warajuje kubaka kuko kubaka nta kindi kiba cyarakuze nibyo biba byakuzanye ariko bivuze yuko nyine aho umugabo agukenereye agomba kukubona ariko ubwo nanone niba umugore nyine atarari mu mwuka mwiza akamuforosa rumva cyaba icyaha kuko yaba yamuhohoteye
yaba amukoresheje. Hari n'ibindi bavuga ngo hari nk'umugabo wenda ubujya nko mu ndaya, uburyo serivisi abona mu ndaya akashaka kuzibona no ku mugore we, haba mu buryo bw'uburyo bikorwamo n'ibindi. Ese n'ibingibi nabyo bishobora kurema icyaha? Nabyo bishobora kurema icyaha, kuko buriya umugabo wagiye mu bagore benshi atora imico myinshi. Ntabwo rero twamugira inama yo kuzunguruka mu bagore, kuko ya mico yose ugenda utora ntabwo wayigarura mu rugo ngo bikunde. Umugore aba afite uko yarezwe, mufite n'uko mubanye. Abantu rero bajya mu bagore benshi cyane twabagira inama yo kugaruka mu kubaka, kuko igihe ufite umugore ukajya guca inyuma uwo mwashakanye ni icyaha Imana yanga urunuka. Nibyo bishobora guteza ibingibi byo nabyo byabiteza, kuko urumva bajya bavuga ngo umugore wo hanze aba afite hari niko bavuga. Nta kintu abagore bose mbona ari bamwe, numva ko nta kintu umugore arusha undi, kuko bose ni abagore. Ariko urumva indaya uburyo ikora, umugore wo hanze cyangwa indaya uburyo yitanga bitandukanye n'uko umugore wawe yakwitanga, kuko we icyo aba akeneye ni amafaranga, ni ukugira ibyo agukuraho, niyo serivisi ye. Ariko umudamu yarakubyariye, araguhekeye, ni umugore wawe. Ikindi kandi nanone nyine ugomba kumufata nyine nk'akarabo k'Imana, ukumva ko nyine ni umugore tu, ukirinda ubwo bushurashuzi kugira ngo ugire amahoro, ntushyire n'umuvumo ku bana. Yego, kuba iki kintu cyagaragara uyu munsi, hari ibiganiro byinshi mbere y'uko uru rugo rujya kuba invitation zigisohoka, hari ibiganiro byinshi byakozwe bitera amabuye iyi couple, bigira inama Annette Murava ari kuri ya mugabo, Bishop Gafaranga waretse umwana w'umukobwa. Aho kuri ruvayo ngira ngo wari rujyayo. Sinzi kunyumvise. Ntago numvise neza. Ndavuze aho kugira ngo urire uri mugaruka, wari rurimo kujyayo. Urumva ko izo nama bamugiriye, baravuga ngo irya mukuru riratinda ntirihera. Birashoboka ko babibonaga ko nyuma y'ibi bizagera kuri uru rwego. Navuga rero yari kwemera agakomereka kuko atagiyeyo, ariko ejo Imana ikamuhoza amarira. Ariko nanone kuri rugaruka ukarogereta ibibaye, buriya mu buzima kwicuza ari ikintu gikomeye. Iyo ugeze ku rwego wicuza icyatumye ubana n'uwo mwashakanye, uba wageze ahantu hakomeye, ndetse biba byarenze imbaraga zawe. Rero iyo ugeze no ku rwego uvuga ngo ninjiye muri RIB, abantu bose bagiye kunkoraho inkuru, ibibazo biravutse, ndajya nyura he? Ubwo kwicuza uba wicuje cyane. Warangije kwicuza. Wicujije birenze ahubwo. Yego. Navuga rero ngo aho kugira ngo urire ujyayo, aho kugira ngo urire uvayo wari rurimo kujyayo. Yes. Ubu Annette ntabwo yabura kwicuza. Ntabwo yareka kwicuza, yageze aho umugabo ajya muri RIB afunzwe kubera we. Burya Gafaranga nawe ntiyabura kwicuza. Ntabwo yareka kwicuza. Ubu nawe buratangiye gushyira ubwenge kugira ati iyo ntabana nawe nkasubirana na wa mugore wa mbere, ese wenda yo nza gushaka undi nawe wakoze divorce, wenda abashoboye kuresist imbaraga ngamukorera ibi byose akihangana ntibigera aha. Kwicuza ntago byabura, ariko kandi hamwe n'Imana turakomeza kubasengera urugo rwa Gafaranga na Annette, Imana irukomeze kuko mwarabanye, Imana yaruhaye umugisha, Imana ibafashe murenge imbaraga zibi, ejo musubira imbere y'Imana nanone. Yego, Bishop Gafaranga yasize umugore wa mbere, amusiga atari na wenyine, afite urubyaro, ajya gushaka ihogoza ry'umukobwa ukiri muto cyane. Reka twe kuvuga Bishop Gafaranga gusa. Urumva Bishop Gafaranga yasize umugore. Yego. Ajya gushaka undi ihogoza, ariko hari n'abandi bagabo nabo tutari kuvugaho basize abagore. Nyine reka nabyo muri iyo sanse, kubera yabaye urugero rwiza, reka tumutangireho urugero. Amusiga kubera iki? Kambaza ikibazo kimwe. Kubera ko hari ibyo batumvikana. Yego. Ese yuta kuvuga ngo amahoro waburiye mu rugo rwa mbere ukajya kuyashakira mu rwa kabiri, nicyo ufasha abagabo? Hari n'uyu munsi n'umugabo utameze neza uvuga ati umugore nzamutange kushaka undi, uyu mugore nzamutange wenda njye kwibana n'undi nishakire kandi kana, ariko umunsi nk'urugero rwiza dore byabaye kuri Bishop Gafaranga, kandi yataye umugore ashatse undi. Bajya bavuga ngo usiga umugore uguguna igufwa ukaza n'uri buri mire. Cyangwa umugani umuciriye. Usiga umugore uguguna igufwa ukaza n'uri mirabunguri. Cyangwa ugasiga uri bugutera ibuye ukaza n'ugutera icumu.
urumva ibuye ni akantu koroshye ashobora kugakubita ugaswata cyangwa akagufata n'ikaremere ariko icumu rishobora guhinguranya ugapfa bivuze rero ngo izo ntambara wabonye ku mugore wa mbere none se ufite ayahe mahirwe yo kumva ko ku mugore wa kabiri zo utazahura nazo ahubwo ikintu navuga ngo niba ubonye intambara ku mugore wa mbere mumaranye imyaka 3, 5, 6 ihangane kuko washoboye kubyihanganira iyo myaka Imana izagufashe mubane forever kuko n'ahandi uzajya turi mu isi dufashe igihe mu ntambara n'ahandi hantu uzajya naho uzahasanga izindi ntambara nibiba ngombwa zizaza zirusha imbaraga zimwe waciyemo urumva rero waba ukomeretse kabiri waba ugiye kuvuga ngo nari nkeneye amahirwe ya kabiri ukaba n'ibyo wari ufite ukabona ishitamba n'urwo wari wambaye narwo ukaruta nawe ukajya gutamba navuga rero ngo shikama ukomere ahubwo nimba ubonye izo ntambara zije toza umugore wawe gusenga nawe usenga Imana igushoboze kubona imbaraga zo kwihangana ayo mafuti uri kureba kandi navuze ngo amafuti abagaragara kuko urukundo rwabuze ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo urukundo rubabarira byose rwihanganira byose rutwikira byose nta cyaha na kimwe cyangwa nta kosa na rimwe umugore yakora utashobora kwihanganira ngo umubabarire hari ingero nyinshi twagiye tubona ari urugero ntago navuga bari bo ariko yambereye icyitegererezo cyiza ni umugabo yafashe umugore wasambana urumva cyari ikintu kiremereye kubona icyo kintu polisi yahuruye abantu bose bashungereye ariko we yegera umugore baramubwira ati uri mama w'abana banjye wibuke ko twabyaranye injira mu modoka vuba vuba abantu be kugushungera urumva umugore yari afite ubwoba avuga ati noneho umugabo arambonye ibi bintu ndanyura he urumva ni ikintu kiremereye imbaraga ariko akirangiza gukora icyo kintu yiyegereza umugore aramuganiriza ndagukunda sinshaka kugutakaza nubwo ibi bibaye imbaraga urukundo ngukunda rurenze iki ngiki kibaye hari impamvu none reka rero twiyubakira urugo burya abantu babanye neza bibera ishusho nziza umugore bituma umugore atongera kugira gute guca inyuma umugabo we akomeza kumwereka urukundo kandi mu myaka 20 bamaranye ntiyigeze amucyurira icyo kintu ngamubwire ngo wakoze iki cyangwa nibatongana ka kantu kagaruke rero mu bantu hajya habamo nyine kwibuka akantu k'inzigo ka kantu umupfuye akakanya ejo ye wenda yafungurwa ati ntago byageze ku rwego mfungisha ubu n'uburaje wongeye unjyane muri RIB ka kantu kakagaruka kandi mwababariranye nyuma y'imbabazi nta rubanza abantu badukurikiye nta kosa na rimwe nta cyaha na kimwe umugore yakora utashobora kurenga ufite imbaraga z'urukundo ukibuka ko mwabyaranye ukibuka ko wamutoranyije mu isi y'abakobwa benshi ukamugira umugore icyo kintu kibutse ukibuka n'urukundo wamukunze kijya gihe iyo abantu bakiri muri fiançailles baba baharananye bakundanye umubwira ko isi n'ijuru ari inze banabeshyanya umubwira ko n'indege uzayimuha nta n'igare uratunga nta n'ingorofani ariko urwo rukundo nyine ukirufite ibintu byose byagendaga neza rero iri rukundo iyo wamaze kurunamura ugatangira kurwerekeza mu bandi ntago wakubaka uhita umubona nk'umunyamafuti kandi ukamubona nk'umuntu udashoboye kugira ngo rero ibi byose tubishobore nuko waba ufite imbaraga z'urukundo urukundo nirugaruka mu bantu ibintu bizagenda neza ubu urahamya ko nk'iyi couple kugira ngo bigere kuri uru rwego nta rukundo rugihari ntarwo ntabwo turi bubyemeranye none se urumva byagera kuri urwo rwego wagera ku rwego ukubita umugore ukagera ku rwego ujya muri RIB gufunga uzira icyaha cyo gukubita umugore no kumuhoza ku nkeke urukundo rugihari ruba rwanamutse ubu mukunda ariko hari ibyo mutumvikana none si ibyo bintu mutumvikanye kubera icyo utabonye imbaraga zibirenga ngo niba ubonye atabyumva wowe wihangane mu gihe kiri imbere uzabona ko ari bubyumve umutware gake kugeza igihe abyumvishe cyangwa ubyihanganire uwo bakubise akajya kurega niwe ufite urukundo yananiwe kwihangana oya twimukira ku buryo atababarira kurumva kubabarira iyo hajemo ikintu cyitwa kurwana yego haba byafashe izindi nzego umugabo yakora ibindi byose ariko iyo hagezemo kurwana kuko urumva ashobora kumukubita urugero wenda atwite cyangwa se ndabizi ko afite umwana muto ntabwo cyari igihe cyo gukubitwa rero ushobora kumukubita na za mbaraga nkeya ugashiduka umuntu anakuguye hapfuye urumva rero byageze aho mu rwana haba hari ibintu byarenze izindi mbaraga hari igihe rero agana amategeko atazi ko wenda bahita bamuta muri yombi avuga ati baramucyaha anagira ubwoba ko hari igihe umugabo nyine umwihorera
ntanikange. Hari igihe rero Anete abikora avuga ati nitugerayo baramugira inama bamwereke ko bamuganirize noneho abone ko nanjye kwihangana byananiye ejo ntabwo bizongera agashiduka nyine bigeze kuri ruriya rwego ariko kubera umubabaro. Ubu Anete ashobora kwicuza nabo icyatumye ajyana umugabo muri RIB cyane cyane. Shuwa ubu se ubu umuntu yajya kujyana muri RIB atabizi neza ko bari bugufunge ega nta muntu ujya gukinira kuri RIB. Oya hari igihe abazi ko batari bumufunge kuko hari n'igihe ibyaha byose badahita bagufunga bakabagira inama bakabaganiriza bikaba ngombwa ko ibibazo bikemuka batarinze kubafunga. Yego ubwo rero navuga ngo ubundi nka mbere nk'iyo umugore yahugiranaga n'amakimbirane n'umugabo we bikaba hazamo n'umugore agakubitwa abantu benshi babaga bazi ko umugore yahukana. Oya ubu nta mugore ucyahukana. Ibintu byarakomeye ubu nta mugore ucyahukana. Ubwo se nta mugore nagira inama yo kwahukana ku ijambo ry'Imana n'iri azajya muri RIB aho kujya yahukana. Na RIB sinamugira inama yo kujyayo ahubwo namugira inama yo gushyira ivi hasi agasenga agakubitwa se. Hari igihe umugabo agukubita ariko kubwo gusenga ejo Imana ikamuhindura akanatanga ubuhamya ati naramukubitaga ariko kubw'imbuto yanyereye no kubwo kwihangana ntabe yaramfungishije byanteye imbaraga zo guhinduka. Rero ntabwo bivuze rero ngo akabazo kose kabaye mu rugo wirukire kukavuga kajye hanze. Nabashishikariza kubika ibanga ry'urugo kuko ibintu iyo byageze hanze nyine barabota kandi urumva abantu baguteza iminsi. Urumva hari igihe umuntu akubwira ati tubahaye imyaka 2 tubahaye 3 urumva iyo bigeze aha rero umuntu ahita avuga ati narabivuze ariko mwanze ko nawe ubukwe mubigira prive mubugira ibanga none ubu nyine ngiye gutaha ubwo muri RIB no ku rukiko. Baze ko abantu bataha ubukwe none bagiye gutaha ubwo muri RIB no mu rukiko. Ku ruhande rumwe iyo umugabo nk'ubu ngubu nk'aho Bishop Gafaranga afungiye arimo aratekereza ati nimo mfunzwe kubera umugore nishakiye. Oya nagafunzwe kubera umugore yishakiye. Oya nibi afunzwe kubera ko yamukubise. Yego ariko yaramwishakiye. Yego benshi bakibaza wenda hari n'uburyo nawe uzi mu buryo bwa societe busanzwe uzi ibyingo zimeze gutya umugabo wenda arafunzwe kubw'umugabo cyangwa se umugore afunzwe kubw'umugabo baratashye birakunda kugira ngo abantu bongere babane mu nzu cyane bakanakundana bakanabyibagirwa bakagera no ku rwego rushimishije kuruta mbere. Ibi birashoboka cyane. Bisaba iki? Bisaba ko abantu ubwabo bababarirana bakarenga imbaraga z'ibyabaye. Nyuma y'imbabazi navuze na rubanza bamaze kubabarirana nta kindi bashobora kubana keretse umwe muri babuze kwihangana akababarira undi. Ubu se ahantu ko numva harimo akantu. Erega n'Imana ihora itubabarira buri munsi n'abantu rero ubwacu dukwiye kubabarira kandi tukababarira n'abantu batadusabye imbabazi. Urumva wageze izo mbaraga zo kubabarira umuntu atagusabye imbabazi washobora no kunesha no gutsindishirizwa. Yego ku ruhande rumwe nka Anete Murava nihe nama wamugira? Anete Murava wari hanze sinzi wenda uko atekereza umugabo arafunze inama wamugira ni? Inama namugira niyo kujya gusanga umugabo wahafungiye bagatungana bakihanana. Muri make wamugana najye gufunguza umugabo cyane rwose ko kumufunga si wo muti bigira ingaruka ku bana. Kumva ngo umwana ngo papa yakubise mama papa baramufunga urumva ni igikomere kitazashira mu bana. Ibyiza rero nago byagaragara ko afunzwe kubera bigizemo uruhara ahubwo nuko yamusanga kuri RIB bajya bamumuha bakaganira bakavugana byaba ngombwa bakandika ibaruwa bagasabana imbabazi akamufunguza umugabo agasubira mu rugo kuko uyu mugabo afunze ibintu byinshi biradindira. Ubu baramutakazaho n'imbaraga higa bavoka yirute ntari bumurekeremo ngo amuhime. Uri bushaka bavoka nini? Nubwo yamukubise ariko aramukunda barabyaranye afite ishusho none se aramureka urareba ko atajya kumufunguza. Anete niwe ujya gufunguza kandi yagiye gutanga ikirego benshi bagahita bavuga ati abagore barahubuka. Ubuse nta mugore urabona bakubise n'ijisho barikuyemo akajya no kuri RIB n'ibipfuka ati mu umugabo wanjye
abagore ngo bakunda abagabo cyane. abagore barahubuka cyane. Oya ntabwo ari uguhubuka. none se aba yamujyanyeyo atabizi atabitekereje atabigambiriye. Hari igihe abikora atazi yuko biri bugire imbaraga nka ziriya ariko bikarangira bifashe indi ntera nakomeje kubivuga. Ariko nyuma y'ibi ngibi turifuza ko urugo rwabo rwongera kubakwa kandi n'abadukurikiye mwakundaga iriya famiye. Annette Murava ni umuramyi uramya Imana agakora Imana ku mutima. Nabasaba kugira ngo twese njya nkunda kubwira abantu ngo iyo urugo rw'umuturanyi ruhiye n'urwaye ruba ruri hafi gufatwa. Ubu hari zatangiye gucumba nuko uyu nguru rwagurumanye. Navuga rero ngo iyo udasenze ngo uzimye wa muriro w'umuturanyi birangira nawe uwawe byatse. Rero nasaba kugira ngo abantu bose badukurikiye mudufashe dufate izamu dusengera ingo Imana yongere izibambeho ihema. Dusengera Annette Murava nk'umuramyi mwiza urugo rwe rwongere rwunamuke bigende neza. Kuko nyine y'urugo rw'umuturanyi ruhiye n'urwaye ruba ruri hafi gufatwa umuriro burimo uhototera. Kandi nubwo turi kuvuga kuri uyu hari n'izindi zatangiye gufatwa zanacumbyemo umwotsi zanze. Ubwo rero urumva nazo no kuzisengera. Wenda tugaruke mu buryo bw'ivugabutumwa abantu n'ubundi n'impamvu bari kuvugaho cyane yaba ari abapagani babikoze batari basanzwe bajya imbere y'iteraniro ngo bafate mikoro tubibona nk'ibisanzwe ariko niba Bishop Gafaranga ajya imbere ya church agafata mic ati munshimira Imana ko Imana ashima Imana ko yampaye umugore mwiza ejo tukumva ngo watawe muri yombi. What is this? Ibi ni ibiki turabyita iki? Urumva impamvu abantu b'Imana Bibiliya yarambwiye ngo muri nzandiko zisomwa na bose. Kandi tumeze nk'umuravumba. Urabona igiti cy'umuravumba abantu benshi baba bakizi umuntu wese aragicaka kimenya. Abantu b'Imana rero impamvu bibabaho tugata tubona ni ibintu bidasanzwe ni ibintu bigize imbaraga ni ibintu biremereye. Nuko kubwo kwitwa nyine ngo uri umuntu w'Imana cyangwa uri umukozi w'Imana bihita bitusha abapagani. Umuntu utari usanzwe azi Imana akavuga ati niba se kururiya biri kuba biba na Yesu yaravuze ngo niba Gafaranga ariko ninga umugore Yesu yaravuze ngo niba bibaye ku giti kibisi cyumye bizagenda biti. Yarashatse kuvuga ngo nimba bibaye kuri ngiye ufite imbaraga nk'umwana w'Imana noneho nibigera ku muntu w'inyama n'amaraso bizamera biti. Ubwo nyine yarabizi ko natwe twambaye intege nke. Turi abantu b'intege nke bakoze mu mbaraga z'intege nke. Rero navuga ngo urugo rwabo impamvu rwahise rutusha abantu nuko aba ari icyitegererezo mu bandi. Umuntu wese avuga ati mbega couple nziza mbega abantu bakundanye ariko navuga ngo ibyo nibigaragarira amaso y'abantu. Umuntu w'imbere n'umuntu wo mu nzu amenwa n'uwo babana. Ntabwo rero abo ku ruhande bashaka kuvuga ko couple yitonze ibanye neza ariko mo imbere ndani imitima yaraboze. Twavuga rero ngo hagati y'ibyo bikomere ni Yesu wabyomora ni ujya womora ingoma. Ku rundi ruhande hari uburyo nk'uyu munsi abakobwa bajya bafatira ingero ku makupure ugasanga nk'umukobwa aravuga ati njye sinabana n'umugabo w'umudivorce sinakigera mbana n'umugabo ugeze gushakaho umugore byibuze n'umunsi w'uyu na rimwe. Buriya barebye neza muri areri biranashoboka cyane ko umuntu wabanyeho n'umugore kubana n'undi mugore uhuza ibyo bintu bibiri bigorana. Urumva kubera hari guyu umugore wa mbere azi uburyo imeze n'uburyo byose yashaka bajya bavuga ngo niho gushaka umusore ujya mu ndaya. Urumva ushatse rero kuvuga ko urumva ikintu ushatse kuvuga ntabwo ngisobanukiwe neza ko umukobwa yaba yishutse kuko dufite abakobwa bamwe bagiye babana n'abagabo bari divorce kandi bubatse ingo zibaye neza. Tukagira n'abandi nabo babanye ntago bavuga ngo urabana n'umuntu utarashatse ari we Imana yakugeneye nk'uko Murava yagenewe Gafaranga. Baramugenewe urumva gutyo ngende ndumva waba wishutse ahubwo wasenga ubwo waba ushatse kumbwira ngo umupfakazi abane n'umupfakazi kuko bafite ibyo bari buganire bagahuza. N'umudivorce nawe ahiga umudivorce n'umusore nawe ahiga umukobwa. Kurumva baravuga ati mu bukobwa bwanjye byari bimeze gutya. Urumva rero kuba uri umudivorce ngo umugore wanjye wa mbere ngo byagendaga uko undi nawe ari umukobwa atazi ngo umugabo wanjye wa mbere byagendaga uko waba umukomerekeje
everyday waba umukomeretse, ahubwo wowe waba ushatse kuvuga ko nyine umudevoruse abana n'umudevoruse, umupfakazi ku mupfakazi hari abakobwa baba bafite iyo mayindi bavuga ati njye sinabana n'umuntu wigeze gushaka undi mugabo. Ese mu buryo busanzwe ubundi guhuza ibintu ntabwo bijya bigorana? Hari aho bitagorana, hari n'aho bigorana, hari n'aho byagorana. Kuko nk'uko wabivuze hari igihe mushobora kubana mu rugo nk'umuntu agakora akantu gato gusa katakunejeje, ugahita bati yaba ari umugore wanjye wa mbere ntabwo kano kantu yajyaga agakora. Urumva ntabwo muri mayindi y'umuntu hashobora kuburamo akantu ko kwibuka umuntu mwabanye, umuntu muba mwarabanye mwambaranye ubusa mukabyarana, aba ari umuntu wo kubahwa, muba mufitanye igihango gikomeye, ntabwo ari umuntu wo gupfa kwibagirwa mu buzima bwawe ako kanya. Wenda tugana no ku musozo, inama watanga no ku bandi bajene cyangwa se n'abandi bitegura kurushinga nka pasiteri ni iyihe? Inama natanga byaterwa n'ushaka kungisha inama, byaterwa n'ushaka kungisha inama. Navuga nimero yanjye ya telefone 0788 42 22 35 0782 42 22 35. Washobora kungisha inama, washobora kumbaza ko bimeze gutya mbigenze nanjye nkamenya uburyo nkugira inama. Murakoze cyane. Uwakwegera akubwira ko ashaka gutandukana n'umugabo, inama wamuhaye ni iyihe? Ubwo yabanza kumbwira impamvu bashaka gutandukana, kuko hari igihe umuntu aba yubatse urugo ku kirenge nyine, hari n'urwubaka ku mutwe, hari n'urwubaka ku mutima. Urumva ni abantu batatu batandukanye, urwubatse ku mutwe n'urwubatse ku kirenge, isaha n'isaha kakubita nyine akiruka, ntabwo byoroshye. Ni 0788 42 22 35, ukambwira ikibazo ufite nkagufasha kukugira inama, nkagufasha no gusenga, kuko muri ubu buzima tubeshejweho no gusenga. Murakoze cyane, Imana y'umugisha.